abantu benshi bahitamo moto kubera yuko arizo zizi gusesera kariya kavuyo mwavugaga zikageza umuntu ahantu on time. Ejo tuganira na photo guarantee nababwiraga impungenge mpora mbona kubona umuntu w'umubyeyi uhetse umwana yicaye kuri moto. Uriya mwana hanutse abamuziritse mu gitenge, nta nubwo ari nazangobye za kera za kinyarwanda zabaga zabugenewe zikomeye, ubu umuntu arafata igitenge agashyiramo umwana. Noneho zirya zabaga zikoze mu ruhu, abenshi babana mu gihe cyacu twese twazihetswemo, ariko ubu ngubu barashyira umwana w'uruhinja mu gitenge, umuntu akurira moto, kiriya gitenge gifungutse, umwana akitura hasi, imodoka iri inyuma ya mukandagira. Mpora mbibona hano muri rompo, hano muri Sonatube mu gitondo, buri gitondo mbona umudamu uri kuri moto ahetse umwana. Kandi aho muri iyo rompo harimo n'abapolisi, tuzabiganira na polisi. Polisi rwose byabaye standard, nta nubwo ashobora guhagarika umupolisi ntashobora guhagarika umumotari uhetse umubyeyi nawe uhetse umwana. Icyo ni ikibazo. Moto turazikeneye, abagenzi barazikeneye cyane kandi zitanga akazi. Twese turumva ko gifite moto ifite umwanya ukomeye, ariko se hari limite iteganijwe kuvuga ngo ntabwo zikwiye kurenga umubare uyu n'uyu? Niba hari iyo limite, critère ni izihe? Kuki umuntu avuga ngo ntabwo zikwiye kurenga 5,000 cyangwa zikwiye kugera ku 10,000 gusa? Mbese ni urugero ntanga. Ibyo vuga nibyo, ariko hari solution, hari umuti, hari ingamba. Kunoza public transport ya bisi, nibyo Ivore yavugaga. Bisi zigendera ku gihe, niba ugeze ku muhanda ukajya ku kazi. Ntabwo ari moto zonyine, n'imodoka zagiye zizamuka, utumodoka dutoya. Uzarebe mu gihe turi muri traffic jam, uzasanga ku murongo w'imodoka 50, imodoka 50 zigenda, harimo umuntu umwe buri modoka, umuntu umwe. So no kuvuga ngo tugomba kurushaho kunoza umwuga wa public transport kugira ngo tugabanye moto, tugabanye n'izindi modoka, none tugira umutekano mu mahanda. Ubu ngubu rero harimo uko iki mu mujyi wa Kigali specifically. Mujyi wa Kigali hagiye ikigo cyitwa Ecofleet kugira ngo ijye muri public transport yikore nka public service na public good. Ubu ngubu twaye public transport yakorwaga nka private, irimo aba private sector, kandi bo bareba profit. Murabizi niba Paris muri gare ntabwo ari busohoke bisi taruzura, ubwo nimu kwansarengana cya kibazo mwavuga cy'abantu bashaka kuba batinda bicaye muri bisi. Wareba agomba kwishyura credit muri bank, ntabwo ushaka no kumurengana. Waricara niba yabuza abantu araparika, niba ageze ku cyapa akabona abantu 3 arabafata. So ubu ngubu rero Ecofleet mu nshingano zayo no gukora public transport as a public good, as a public service, ifatanyije na private sector. Ubu ngubu mu kwezi gutahiza launching akazi muri Kigali, zatangira gukora mu bintu muri icyitwa service level agreement, nuko bazajya bisi zajya zigendera ku gihe. In parallel na bya bibazo tuvuga bya infrastructure, hona Evode yavugaga RTDA n'umujyi wa Kigali babikemura. Ecofleet igiye gutangira, infrastructure development is also going to start. Mu gihe byose birangiye tuzatufite a good public transport. Nutugira public transport ikora neza, amamoto automatically aragabanuka. Nta muntu preferringa kugera kuri moto, ayijyaho kubera yabuze alternative yihutse. Ariko icyo nakongeraho nuko muri iminsi mwarabibonye tugeranyije n'imyaka 3 n'imyaka 2 ishize, na mirongo tukigira muri gare murabibona no ku byapa ho munyura. Nibura bisi zabaye nyinshi zirakora, ariko ntabwo turagera aho twifuza. Hari a lot of achievement and progress, ariko tugomba kwishuringa ko dufite public transport ikora neza kugira na moto zigende zigabanuka. Kandi from the data dufite twebwe ka regulator, redi imyaka 2 ishize
umwaka umushize wabonaga moto buri munsi, abantu bose bagura moto baza muri rura amalicense buri munsi mukijana. Ariko ubu ngubu kubera habaye some good progress, moto zatangiye kugabanuka. No kuvuga ngo nidukora public transport ikakora neza, eco fleet ikakora neza, icyo gihe moto ziragabanuka. So hari a policy paper iri mu gukorwa na Minifra, bageze kureba ukuntu public transport yakora neza through eco fleet n'ukuntu moto zaba reduced. Icyo gihe tuzagira public transport nziza. Amabisi, Vice President yavuze ku kibazo cy'amabisi n'abandi bagiye babivugaho, nabyo turimo kubikora. Age limit ntabwo ariyo target, natwe twasanze harimo loophole muri regulation. Usanga public transport actually twasanze muri public transport isanzwe tufite age y'imyaka 20, ariko abanyeshuri it was open. Impamvu beta yavugaga ko abenshi babaga pushed muri public transport bakagurisha amabisi muri school bus, ariko ubu ngubu byose twabifashe nk'ikintu kimwe cyo ni public transport. Uno kuvuga ngo ufite bisi ishaje ntabwo ushaka kujya muri school bus. Na enforcement, twatangiye enforcement kugenda tuzivana tufatanyije na Rwanda National Police muri school bus ariko no muri public transport y'amabisi. Hanyuma na control technique twebwe na license tushaka gutanga, the first condition ni control technique. Utayifite ntabwo ushaka no applying muri rura, ariko ubwo no enforcing the school age, I mean the vehicle age, nabyo ni ikintu gikomeye tugomba kwita. Hanyuma mwagiye mubaza imodoka nshyashya nayo mwisaba control technique. Imodoka nshyashya no byo biri muri policy na nego. Hanyuma rational baje bavuga ko mwabayije amafaranga y'amakoperative habaga mu bujura abantu biba abamotari nabi bikateza umutekano muke. Murabizi umumotari ukuntu baba birukanga akabona abantu bagiye kumufata akagira gutya yirukanga, byabatezaga umutekano muke mu muhanda. Rero kuvana ahubwo buntu bwose tukaswimlining akazi kama koperative bamotari burya nabyo byazanye umutekano mu mwuga bakora. Ko umumotari yabaga Paris ahantu niba abonye umuntu umugenzura kirukanga azi ko agiye gufata moto ye, ukasanga yabaye involved muri accident. So nabyo rero byatumye nibura akazi kabo kagenda neza. So $850 no gufasha amakoperative ntabwo ari amafaranga duhaba motari. Amakoperative acunga umutekano w'abamotari, kubagenzura uko bakora no kubigisha, ariko no kubavuganira ahantu hatandukanye muri rura n'ahandi. Reka mbaho urugero, hari igihe tutanga amajire bambara, nta makoperative agomba kuyatanga, niyo yatanga. Ikindi, buri koperative igomba kuba niburizi umubare abamotari bakorana nabo no kubigisha. Ibyo byose barabikora. Muri komite nyobozi n'abamotari bari mu baritora bakavana abayobozi babo bagomba kumanaginga izo cooperatives. So aya mafaranga akora iki rero? Ayo mafaranga buri koperative ifite umumanager turamwishyura. Umumanager wa koperative ikagira president w'abamotari, ni president wa board muri make, ariko batora mu bamotari. So nakazi ka buri munsi. So aya mafaranga $450 na afasha cooperatives zose across the country. Ubu ngubu twebwe rero twafashe iki cyemezo as a regulator kugira ngo tufasha abamotari gukora batekanye, batatinya ko ari abantu bagiye kubafatira kubera udufaranga dukeya babafataga bakayajyana bakayakoresha nabi. Turayatanga amafaranga tuyavana abamotari buri mwaka tubavanamo hafi $600,000. Kwa buri motari yishyura $23,000 ku mwaka, yose yaterengeje ni $1,600,000. Noneho tukabongeraho hafi $200,000 tukafasha koperative zabo. So na mafaranga tubakuramo tukongera tukayabasubiza kugira ngo nabo biteze imbere.